Hey! Yifashe ku mutwe nk'uwatakaje imitungo y'umuryango we. Abo bashyingiwe batanumiye batangiye gutekereza divorce mbere y'ukwezi kwa buki. Ngo niharamuka hari akaje kurahura mu rugo gazakarahurire n'amavuta. Ese we kuki ubu divorce hafi ya bwose waba ufite amakare? Kumbe vugira ngo kumbe hey hey kumbe igitenge cye cyamanutse ntiyabimenye. Abaturanyi Batanu series. Komi ispi ndabasuje cyane aho muri hose niho ndi. Imana ibamera umugisha mu byo murimo byose, ndabikundira bikabije. Murakaza neza kwa Abaturanyi batanu aho inkuru ziba zitoroshye, aho amahoro aba ameze nka wifi yabuze sinyari. Uyu munsi ndabagezaho amakuru y'umuturanyi Wambere, umuntu utihanganira ituze, umuntu uhora ushoza intambara atazatsinda. Iyo we hari ituze akuriyeho bwabaga, intambara zikavuka byakomera agakuramo akarenge kakiruka, ugasigara mukindagurana, umwotsi ukaba umwotsi ukagurumana koko. Aho murabe maso kuko uwo muturanyi ushobora kuba aho hafi. Uzi umuntu umariramo volume ya radiyo nk'aho ibyo bidahagije akavuza ibijerekani n'agaseko kari hejuru cyane nk'aka kagini, cyangwa nk'akaguma iri gusaka umudukoko. Icyo gihe urumva ko aho hantu haba hameze nka live concert. Uyu rwose ni inkunguzi mu kinyarwanda cyiza pe. Abantu bose rero bahabuye muri karitsiye. Uzi iyo abaye nk'uwafashwe n'indwara, karitsiye yose ihinduka nk'aho hari icyabuze ku isi. Abantu bose byamaze kubajyamo baba bumva bameze nk'aho hari icyabuze mu buzima bwabo. Ariko ku rundi ruhande baba bagize amahirwe, bamusengera cyane ngo abuheremo kugira ngo amahoro ahinde. Kera kabaye umuturanyi wacu aze kumera nk'uwagize ibyago kubera induru ahuramo ziteza abaturanyi, icyizere cyaje kuyoyoka. Kera kabaye haberamo ubukwe ntibamutumira, aza kubimenya bwaragiye. Yifashe ku mutwe nk'uwatakaje imitungo y'umuryango we, azenguruka hirya no hino mu gutera tarakabuza amahoro, yibaza ati ni gute batanumiye aho ndanya agatoki ku kandi iminwa arayikwega, ibizuru birabyimba, mujinya mubana mwinshi rubura gica. Uzi ko yisarangaga nk'uwaguze pasiporo ku mupaka wa Goma. Ati ni gute ibirori biba bataje ngo mbanze mbahe imbuto z'umugisha nk'umubyeyi w'intangarugero muri karitsiye, bashyingirwa batansabye inama koko. Ato mbega isi ishaririye we, inka tangawizi se itagira isukari, bagenge ariko sha ntawe uzaronyubakana. Harya ngira amagambo iyo mvuze babivuga imyaka ibiri. Reka nze mbatere hejuru bigiye kubabaho, bazabyigisha abana babo ibinyejana bibiri. Nzakora iyo bwabaga abo bashyingiwe batanumiye batangiye gutekereza divorce mbere y'ukwezi kwa buki. Aha kandi ejo bundi kansekeje, nagiye kumva baravuze uyu muturanyi wa mbere asigaye abaho yumva yanzwe nk'injangwe y'umukara, asigaye yitwara nk'ubuze byose nyuma y'ubukwe batamutumiyemo. Ubu yemejwe nk'umuntu wanzwe ku mugaragaro muri karitsiye. Ati abantu bamwe muzicuza kubura intangarugero nkanjye. Urinde wowe, umusigaye mundaza mbabaye koko. Ubu asigaye yicara mu rugo yandika urutonde rw'abamwanze, ngo niharamuka hari akaje kurahura mu rugo gazakarahurire n'amavuta. Ntibazi ko yari umugisha kuri we.
ubu bari kumara ko nagize ubumenyi ndengakamere mu mibanire njye ndabizi rega. None mungirire ishyari ringana ritya koko? Ibi mwankoreye nanjye ibyanyu nzabisuramo. Ni hahandi hanyu nanjye nzabajugunya nka simukadi yakoreweho ibyaha. Hadaciye kabiri umugabo we baje kumufunga azira guhondagura umugore kuko ateza impagarara muri karitsiye. Nuko habayemo ubukwe batamutumiyemo. Ahorana ijunyori iriyangirwa mugabo, inyangiriza agasura keza abagabo benshi bareba bagati nkunda kuri karuvate. Ese we kuki ubudivorose hafi ya bwose buba bufite amakare? Hariya ngo kubona umudivorose ufite amahoro ni nko kubona inkuba yitonda. Iyo batandukanye bose basa n'abagize ihuriro ry'abapfushije ingoma marangamutima y'amahitamo yabo da. Ngo buretse azambona ko nizera nzamubaho nk'ikirondwe munyoro ubugabo bwe. Nzakugira nka radiyo nk'umuriro ariko itagira volume. Ufunga umutima ugafungirwa mu mugozi. Niba urugo ari ishuri wewe uri nka profeseri wirukanywe n'abanyeshuri. Umugabo wakubise umugore we mu ruhame ni igihombo cy'ubwenge bw'umuryango. Ega yankubitaga nk'uwigisha amatara kwaka. Inkoni si igisubizo, ubugabo n'ukumva si ukumena. Nzamubikamo ubwoko ku buryo nzamushyuhira nk'isafuriya iri kumurika irimo amazi. Muhozeho utugambo twiza nk'utw'umuhehezi ariko umeze nk'uri muri koma. Ariko ngira ngo umugabo wanjye yasenze uburanga bw'undi mugore we. Kubera agahinda gakabije umugore yagize, yaje kuruhukira mu kabari anywa inzoga z'ubwoko bwose. Yimara inyota birangira asimbukiye ku rubyiniriro. Ariko ibyahabereye ni akamaramasa. Yinjiye avuga ngo uyu munsi ndazisusurutsa, izikonje ndazisigira imikore. Uyu munsi ndanywa igicaniro cy'amateka. Yarazimiragura nazo ziramwakira. Birangira agiye kuri stage rega. Afata mic ndavuga microphone aravuga we, aritaraka hirya no hino aravuga koko ari nakasimbagurika. Akabona abantu baravuza induru akabari yagateruye hirya no hino. Abona abantu bose bamwishimiye. Kumbe vugira ngo kumbe hey kumbe igitenge cye cyamanutse ntiyabimenye. Akabari kose yaragashyuhije koko gahinduka stade muri ako kanya.